mu gihe tugitegereje uyu murambo ko wazaza ngo tuwushyingure, mube hafi y'uyu muryango, mubabe hafi kuko uyu muryango ugize ibyago. Uru ni urupfu rutunguranye. Iyi ni inkuba, iyi ni nk'inkuba ikubise uyu mwana, arakenyutse, uyu mwana arakindutse, umwana uruka amaraso yanyoye amata. Ngira ngo hariho inkuru mbi kandi ibabaje. Umuntu witwa Moses Turahirwa, abantu benshi bagomba babyibaza ati umusore yaba afite ikibazo kingana gute. cyambere uyu muhungu ajya kurindagira, ajya gupfa nk'uko ababyeyi be babitangaza. Nongeye gutangira ngo hereza ikaze ndetse nanagushimira aho wafashe akanya kawe ugashyiraho +250. Ngiye muri kumva ndi verse 6 kuri Krazano, aho muri kubona ni umunyamakuru musanzwe n'umenyereye yatangira birira nk'ibisanzwe. So of course ni Valeri nk'ibisanzwe ko maze kumenyera no kuri +250. Kereka wenda arimo abantu bashyashya deja ko bagenda biyongera umunsi ku munsi buriya babigeza bamugane gutangira umuntu abibwiye. Iyi Valeri nk'ibisanzwe. Akoze cyane Valeri ngo amaze kubahereza ikaze mu kiganiro. Ngira ngo Valeri ku munsi washize umbuga hari ibintu byinshi biri kugenda bivugwa, ibintu bigiye bitandukanye muri no showbiz hano mu Rwanda. Gusa tutaratangira ngo twanzike twatajya dushimira umuntu wese wafashe umwanya wiwe agashyiraho +250 agakurikirana ibikorwa tugenda tubereka. Wowe uri muri diaspora turagusuhuje, wowe munyarwanda uri ino nawe turagusuhuje, ndetse n'undi muntu wese waba atari umunyarwanda ariko akaba yumva ururimi rw'ikinyarwanda tuguhaye ikaze mu kiganiro. Hari abakongomani benshi cyane bumva ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abarundi bo ururimi rwacu kujya gusa n'urwabo biroroshye cyane ko wavuga ikintu bagahita bacyumva vuba vuba. Hari n'abagande bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ni benshi cyane, ni benshi cyane, ni benshi cyane, ni benshi pe. Mwese rero murazi kandi murisanga mu muryango wa +250. Bari rero tse kuri uyu munsi noneho ko wari umaze iminsi wanzika ugenda uduhereza amakuru agiye atandukanye arimo aravugwa hanze, kuri uyu munsi noneho tuza Amakuru yanjye urabizi ko muri no minsi ndi kwibanda cyane mu gospel cyangwa se mu vugabutumwa muri rusange cyangwa se mu matorero ibivugwa. By'umwihariko murabizi yuko tuba tugenda tugomba kubaha amakuru agenda atandukanye cyangwa se n'ibigenda bivugwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. ku mbuga nkoranyambaga. Sinasangira ntabanje kukubaza bimeze bite umunsi wa kabiri gukoresha ikiganiro tuganira, urumva bimeze bite? Birimo biragenda bizira kugenda ujyamo fresh. Ni fresh kabisa, abantu nabonye baranyakiriye, nanjye ndimo ndagenda menyera ndetse Genda wivura gake gake gake. ku minsi igenda yicuma urabona ko ibintu biri kugenda bimera neza. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Rega nta mwana uvuka ngo agire guta. Ese ubugari bw'Abanyarwanda nta mwana uvuka ngo agire gute yuzura iki, yuzura ingobyi. Biba byiza rero ugenda kuri step paka ugeze hejuru, ugatahira rero sasa kugenda gute urekura icyo bita imiriro ugenda ishwete aho hano ku mbuga nkoranyambaga yabunda kureba cyane, ugenda uhirita Abantu guhirita abandi mu rufubomora. ugenda uhirita, ubu ngubu ntagiye guhirita ubwo kugira ngo akumishe ko yamaze kugira gute, yamaze ngo gushyuha. Ayo kurekura icyo bita imiriro ubwo ni uguhirita. Rero muri no munsi cyangwa se uyu munsi muri rusange ndashaka ko turibuze kuvuga kuri cyane ku bantu bahanura cyangwa se bahanurira inyuma muri gospel munsi. Turaza kubitsaho cyane baza ati bimeze bite uyu munsi. Uyu munsi bimeze bite? Uneye ubwoba ukivuga ngo tuje kuvuga bahanura ibintu by'ibinyoma cyane ko ndashaka ko tuza kugaruka cyane ku binyoma bikomeje gusakazwa cyane by'umwihariko abarokore. Abarokore ko numva Ese ubundi turaza tubita abarokorera. Amurokore ntekereza ko wakifatanya benshi. Murokore wa nyawe ubwo n'umuntu wamaze gusobanukirwa iki ijambo ry'Imana, uzi icyo amategeko 10 avuga. Uwiteka yashizeho urabizi cyane. Ni ukuvuga ngo muri ayo mategeko 10 harimo icyaha kivuga ngo kubeshya ni iki, ni icyaha. Ndaza kwitsa cyane ku mugabo bita nde Pastor Sibomana.
Pastor Sibomana niwe mugabo wa mbere ugira ikinyoma gishobora kuba ari cya kindi bayavuga ngo cya semuhaguka. Pastor Sibomana mbabarire cyane mu munsi rwose nabonye inkuru numva irambabaje nawe babwiye yuko ijambo ry'Imana cyangwa se umurimo w'Imana muri rusange abantu igisengero zikimara gufungwa abapasitori cyangwa se abakozi b'Imana bagiye babura ibyo bakora batangira kuza kugira gute kwipandakaza hano ku masosho media by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube kugira gute kurekura icyo bita imiriro amaroketi nk'uko uko bajya bavuga. pasiteri ngo yarekuye rokete se noneho Baragira kurekura ikintu bita ibinyoma ariko kugira ngo bishakire uti baramuha icyo bita amavyuzi. Ubu tuvugana iburira aho hanze ihari ije kubeshyuza by'umwihariko urabizi ko tukiri muri ya lisi ijana yo kundira gute kibuka abatutsi bazize iki jenoside yakorewe iki abatutsi muri rusange sibyo turacyari muri ya misi ijana nura n'icyumweru cya mbere cyo kwibuka murabizi ko habaho ibikorwa byo gukora twibuka cyangwa se kwegera abagize ingaruka by'umwihariko muri jenoside yakorewe iki abatutsi sibyo icyo cyumweru rero nicyo gitangira hakaza gukurikiraho iki giba birangiriye aho ngaho kubera ko bifata iki iminsi ijana by'umwihariko bivuga ko ariho jenoside yagize iteye maze iyo minsi ijana tukaza kwimara dute dukora ibyo bikorwa byo kwibuka abacu bazize jenoside by'umwihariko impamvu mvuze gutyo bigarutseho gutyo uko nguko ni ukuntu umwe mu bagabo b'abanyamideli Moses Twahirwa yagize atya ararikoroza ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rukuta rwe rwa Instagram arekura icyo bita imiriro yitwa ko ari kurekura imiriro ariko akora igikorwa kigayitse cyane cy'ububwa niko twabyita agira gute ashaka guharabika umuyobozi mukuru wacu w'igihugu ngaramwanga agira gute we yagici yanga inkotanyi ngo muri rusange yivuze ngo yanga inkotanyi muri rusange twese ubu tw'abanyarwanda twebwe niko tubivuga. Nekereza ko nawe wagiye ubikurikirana Vani wagiye ubikurikirana nizo kuru zari zimaze iminsi ziri kuvugwa bagaruka cyane kuri uyu mugabo bita Moses Twahirwa by'umwihariko wagize gute warekuye icyo bita iyo miriro ye nk'uko we abivuga cyangwa se nk'uko abantu benshi bagiye babibona agira gute atangaza ko yanga perezida wacu Repubulika y'u Rwanda cyangwa se yanga n'iki inkotanyi muri rusange. Twese abanyarwanda tukibona iyo nkuru cyangwa se tukibona ibyo yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram twarababaye turababara cyane turavuga ati ibi ni ibiki Moses ni ibiki yadukora izijyamo cyaduwaze iri rishyano nyamuneka ibintu birakomeye. ukuvuga ngo uyu mugabo Moses Turahirwa ati atarakora na niriya posti yiwe yashizeho mbere na mbere mu kwezi ngira ngo ni mu kwa mbere cyangwa se kwa 12 kurimo kurarangira byari byaravuzweho n'umugabo bita Betray aho bigeze kugirana amakimbirane. Betray ni umuhazi uririmba indirimbo za Sekira ni umuraperi aho yari yakoze indirimbo ayita ngo buri mwiza muri ya ndirimbo ngo nuri mwiza ariho yagiye avugiramo amaramuture ijambo ya kandi we nkuko yarinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yari yabwiye Moses ko ibyarimo nyine n'ibyo ashaka kuyobya urubyiruko ndetse n'abaturarwanda atari sawa akaba ariko yaje kumuhangira iriya ndirimbo irimo amubwiriramo turabizi twagiye tubikurikirana nibwo no muri iyi minsi rero byongeye byagarutsweho bimeze nkaho bari kuvuga ati umugabo Betray ameze nkaho yari yakoze ubuhanuzi bwiwe kuko yari yavuzemo ibintu bya Turahirwa ko yanga u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwa hano mu Rwanda. So rero hari abantu bamwe na bamwe bitatunguye cyane ko uyu mugabo hari amagambo genshi agenda akwiratiza ababikanzuye yagarutse kuri papa wamuvuna ibintu byinshi cyane sindi buze kubigarukaho cyane ngo mbyinjiremo cyane yuko nshaka kubibuza n'iki na ADPR ndabibuza na ADPR muri ubu buryo ugaruka kuri wa mugabo navuze Pastor Sibomana sibyo nkuko natangiye mbivuga nunenga kubw'ikinyoma cya Semanuka yaje kurekura kugira ngo yaje kugira gute kubona icyo bita views cyane cyane izi social media burya zizadukoresha amakosa amwe namwe by'umwihariko tuzagenda maze kubibona rimwe na rimwe hari igihe umuntu aza breaking cyangwa se agakora inkuru y'ikinyoma ariko kugira ngo agire gute azame inkuru bwa mbere aze kugira gute aze kuroga icyo bita views. Ndaza kubihuza ibyo bintu. Moses ni umugabo
cyangwa se umusore wakuriye mu idini ya ADEPR Nyamasheke kuko niho avuka buriya umunyacyambuko avukira aho i Nyamasheke. Papa we pastor aho ADEPR ni Cyaso sibyo. Moses ni umusore wakuze mu by'ukuri mu makorari ya ADEPR akora umurimo w'Imana nk'umuntu usanzwe akuye iki mu maboko yande ya pastor by'umwihariko muri ADEPR. Papa we impamvu muvuzeho hano shaka kumwitsaho nawe ari mu bantu bababaye cyane n'icyo gikorwa twagaye cya Moses tumaze iminsi tugaya. Yabashije gukora kwijundika mu butanye akabasha kuvuga ko azanga by'umwihariko na perezida wacu Repubulika nyakubahwa akavuga kamwanga. Twagiye tubibona ni byinshi yavuze by'umwihariko. Impamvu ndi mubyitseho ndi bubigarukeho cyane mbibuza na ADEPR nuko ari umusore wagize te akura mu idini aza kugira gute akora umurimo w'Imana bisanzwe akura muri korari arenda yiga segondera ndayirangiza akiri muri uwo mucyo ataraza kugira gute guhinduka. Ariko muri ibyo byose izo nzira zose yagiye anyura abantu baza kugira gute baza gutungurwa cyane cyane harimo ababyeyi be. Papa we kari pasitoro aza kubona umuhungu we yagiye mu cyo bita ubutinganyi cyangwa se yaje kwinjira muri uwo muryango w'abatinganyi LGBTQ. Aza gutungurwa cyane. Papa we nk'uko yabivuze ejo bundi tumuvugira ku maspace ko yabivuze avuga ati Moses twaramukarabye ntabwo ibyo yavuze byose ni ibinyoma nta kintu na kimwe yigeze avuga kiri hariya cyambayeho. Abantu bose bacyumva papa we bagira gute barumbirwa. Bamwe ati si byabaye bya biyobyabwenge byagize gute yaje kumukoresha wenda akaza kuba yaje kugira gute kuvuga ayo magambo cyangwa se akaza kwandika ariya magambo akaba ari ibiyobyabwenge byagize gute byabimuteye. Urumva rero bikomeza kuba iki abantu benshi bagomba babyibaza ati umusore yaba afite ikibazo kingana gute cyane yuko twagiye tubona aterura amafoto yambaye ubusa yambaye ko yavutse akaza kuyagira gute kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga. Mwagiye mubikurikirana tujya tubibona tubona na video aza gukora igikorwa cy'ubusambanyi n'abagabo bagenzi be bahuje igitsina. Turaza turabibona turababara turavuga ati ibintu byagakwiye kubona twagakwiye kubona umunyarwanda akora ibintu nk'ibi ukarubana social media burerebwa n'abantu benshi ati ibi inkigize gute icitse amabere ati ibi bintu ntango bigize gute ari ibintu byagakwiye kuba ari umunyarwanda ukwiye gukora ibikorwa nk'ibi. Moses mugarukaho rero kwaje kubona inkuru y'umugabo bita Pastor Sibomana ari kuri inkuru nimugoroba ati Moses yiyahuye amaze kugira gute amaze gukora iki kwirasa. Kandi uyu mugabo mu by'ukuri bava umugabutseho ntabyumvishe ubure rambabaza ndavuga ati umugabo wagakwiriye kuvuga ibintu nk'ibi. Umugabo uhora utubwira Imana ukunda guhora agaruka cyane cyane kuri ADEPR cyangwa se mu matorero abivugaho wagakwiriye kuba ashaka views muri ubu buryo. Igikorwa kigayitse cyane rero by'umwihariko niyo mpamvu naje kugira ngo mvuge kuri uyu muntu Moses ntaho afite wenda nuko yabivuze muri ubwo buryo bamwe bakabifata nk'ubuhanuzi bite nuko bajyaga bagira gute babona umugabo rimwe aza agahanura akaza akatubwira ibintu bimwe na bimwe avuga ko ari ibyo ki Imana yamutumye nko ku buhanuzi bugize bute bumemereye. Buriya ntabwo ari byo cyane yuko buriya social media dukurikirwa n'abantu benshi cyane byinshi tuvuga hano hari benshi bafite ibitekerezo byinshi bishobora kuba binaruta ibyacu bakaba banafite amakuru yimbitse cyangwa za ndani. Urumva rero biba bigize gute bitoroshye cyane. Rero waje kumwica by'umwihariko bavuga ngo yiyahuye ariko tuje gukora ubushakashatsi cyangwa se tugerageza gushakisha ubu tubona yuko n'ubundi aracyari muzima. Ntabwo bifite bihuriye ndakira kintu ndaza kubivuga kuri iki kintu cyangwa se kuri impamvu nditsa kuri iki kintu Moses kuba yaravuze biriya bintu ntabwo bifite bihuriye n'ubumogi ntimukabishyire ibiyobyabwenge rimwe na rimwe sibyo si ukubivugira cyangwa iki ntimukabishyire ibiyobyabwenge rimwe na rimwe. Burya umuntu agasindana ibyo afite mu mutwe wiwe. Rero iyo ushatse kuvuga ngo umuntu yakoreshejwe n'ubusizi cyangwa se n'ibintu yanyoye akabona kuza kurekura icyo kintu cyangwa se kuvuga ibintu biterekeye ushaka gupfobya ibyo yavuze abikuye mu bwonko
kandi by'umwihariko buriya umuntu wese ashobora gusinda ariko asindanye ibintu asanganwe ku mutima, ahubwo wenda ibyo biyobyabwenge akaba yabifata bigaporovoka kuba yahita ate guhisha amarangamutima ye cyangwa se kuvuga ibimurimo akarekura. By'umwihariko impamvu mbivuzeho ni ukuntu uyu mugabo yavuze Moses yakoze igikorwa cyo kwiyahura. By'umwihariko impamvu yavuze kwiyahura ni uko yaba yagize gute, impamvu ubwo Moses ashobora kuba yiyahuye ni uko yagize gute ngo yabonye yabaye igicibwa, abantu bose baguze gute bamugaye, avuze ko yakoze igikorwa cy'ubugoryi bwa kuri Inosa, kuko nta wundi muntu ugomba kuvuga ko utakurusha n'ibyo zimaze gukorera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Impamvu uyu mugabo mugarutseho, impamvu yavuze uyu mugabo yavuze gutyo byagakwiriye kuvuga gutyo Moses kwiyahura, bishobora kwiyahura nibyo koko biturutse kuki, biturutse ku bindi bintu runaka, ariko sintekereza ko bidashobora guhura n'ibyo yagize gute yavugiye hariya cyangwa se yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram igihe yasakazaga ariya magambo y'ubugoryi cyane. Ntaho bihuriye cyane. Ntekereza ko buriya we ntabwo dushobora gufata buri kantu kose kavuzwe tujye tugahuzahuza kugira ngo tugire dute dushake views muri ubu. Igikorwa rero kigayitse cyane. Urupfu rwiwe rero twagerageze gushaka tukiboneza nkuru we yiyahuye, ariko by'umwihariko ntaho bifite bihuriye n'ukuri. Cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, tunagaye uwo mugabo cyane wa gipasiteri Pastor Sibomana. Kugira ngo se inkuru yacu tuyigarukirije aho ngaho, by'umwihariko ndashimira cyane abakomeje kudukurikirana kuri +250 nk'ibisanzwe, by'umwihariko cyane ku muntu wakoze subscribe, ukangurira na buri wese ubonye iyi video aribwo bwa mbere kugira adakoze subscribe, ntekereza ko ryaba ari ikosa rigize gute rikomeye cyane. Rero tubade ku makuru yacu y'ubutaha ya Reverend nk'isanzwe iri +250 of course. Ciao.